amasaha ageze mwana. Amasaha arageze mani twicomokere bensi. Mugiye sabasa. Ushobora kuba utajya wumva amatangazo. Umunsi ntabwo ari wumvisha umuhito uzavuga ko uyu munsi ari kujya kwisiramuza. Karaka nta numvisha. Murefu kweri shawuri nidage ubura utumvise amatangazo ya mudugu. Ko nubundi rero numvisha amakuru yayo ngo bitinya ko. Ubwo udatinye kwisiramuza watinya iki? Nawe ariyemeje rwose ngiye akazi k'ubusifuzi dakaranga. Nzasifura ariko ntabwo nakwisiramuza pe. Bizaca reka tuve ku idage ahubwo umuntu yigendera mana dusanga bamutanze ku niyemeje kuba arubitiri w'icyiciro cya mbere kamahamagare batansi. Yo nsiga mwana nanjye nisubiyeho ndaje tujyane kwa muganga. Ntabwo nanjye nzapfa ndi imbwa yaho ngaho ndaje tugende. Ntabwo nshaka gusefura iki gikombe cya 2022. Sinzi ko igikombe cy'isi aribwo kizongera kuba 2022. Ntabwo nanjye nshaka kugisefura. Ariko man ubundi urabona turi bugerweho. Gereza man se ubona turi wenyine usigaye. Semani bari banatangiye. Wese ko ari promotion rwo wishyuye. Watagiye umuntu uramubaza kugira ko uyu muntu aturanye no kwa muduguta amatangazo yose abayumviye ku irembo ry'iwa. Sorry brother. Unyangane ntago ni nabimenye kwera. Umumbabarire kandi ntago nanabyonke. Basore mwiriwe neza. Okay, nizere ko mwese mwamaze kwiyandika kuri list. Okay, ubwo ndahera kuri uyu ngunsi ramura. Sasa rero ubwo gikurikiye no kubasiramura. Okay, ndake kwa mbere yaza. Ese mwana kutinjira. Se wakwinjira. Bitabyanye. Meze neza muga. Amakuru yanyu. Meze neza kwera. Okay, ikintu nababwira cyo kwisiramuza nabirenze. Murabizi ko ari na byiza cyane. Nimugire ikibazo. Okay, kugira ngo mubyemere ndetse nakumva no gutana n'isiramuje. Okay, uwambere ngaho niyinjire. Genda wirebere biriyo. Ngiremo imbere uwambere yansanzemo.
genda wowe uri imbere mwa genda wowe uri imbere njye ndazanye genda wana niwe mbona wagize ubwoba se nigire yewe genda mwana niwe uri imbere It was at this moment. So usigaye It was at this moment. yego